Birashoboka cyane ko wumvise mu kiganiro kimwe cyangwa byinshi cyangwa nawe ubwawe ukabivuga mu biganiro ukora uvugana n'abantu mu buryo butandukanye, ukumva umuntu avuga ngo umukobwa ni kiberinka cyangwa se avuga ngo umukobwa ni nyampinga. Nkunda no kubyumva, hari ikiganiro najyaga numva kuri radiyo kivuga ngo ni nyampinga, ntabwo nzi niba kikibaho. Hari n'irushanwa rurangiranwa rya nyampinga w'igihugu w'u Rwanda, mperuka rihagarikwa, sinzi niba ryarasubukuwe ariko ryari rihari, aho ryatoranywagamo umukobwa uhiga abandi nk'uko byavugwaga nyine mu buranga, umuco ndetse n'ubwenge. Uwo rero akaba nyampinga w'u Rwanda. Nyampinga ndetse na kiberinka akaba amagambo abiri akunda guhuzwa n'abakobwa, bakavuga ngo ni kiberinka. Hari n'indirimbo nzi nkunda cyane y'impara yo hambere ivuga ngo kiberinka. Hari ubwo rero wumva bavuga ngo umukobwa ni kiberinka, ubundi bati ni nyampinga. Ese ibyo ngibyo bishaka gusobanura iki? Bituruka hehe? Ushobora no kumva mu biganiro abantu batera ubuse amashyengo bashaka kuryoshya ikiganiro, bati uyu mukobwa wanjye, nk'umubyeyi wenda avuga akana ke gatoya, ni murora unkwere cyangwa se ni mukobwa jana, n'utundi tuzina tuganisha ku bijyanye n'inka n'inkwano no gukobwa. Ni koko rero burya ngo ni abakobwa nyine, ntekereza ko ari naho ngaho iryo zina rikomoka, bagahuzwa rero n'inka n'inkwano no gukobwa. Uretse n'ibyo ngibyo kandi hari ababyeyi bajya kure bakita abana babo amazina yabo nyirizina ashingiye ku by'inka, nka mukobwa jana, zaninka n'andi. Abakobwa rero bagakunda guhuzwa n'inka kenshi ndetse n'inkwano. Ushobora kwibaza rero uti ibyo ngibyo bishingiye ku ki? Njye nakunze kwibaza cyane, ntese kuba umukobwa yitwa kiberinka nanone akitwa nyampinga bisobanura iki? Bikomoka hehe? Nakunze kubyibaza kuva nkiri muto, bikantera amatsiko cyane, nuko nkajya ngerageza kubishakisha mu bitabo n'ahandi ariko simbibone. Gusa nza kuganira n'abantu bakuru batandukanye, amakuru barabinsobanurira neza, mbasha kubimenya, nshimishwa cyane no gushira amatsiko. Navuga ngo namwe mudukurikira hano nzabibasangiza. Murakaza neza rero nanone kuri iyi channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, muri kumwe nanjye ni Rumara Intwari nkunda amahoro nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bisobanuro by'amagambo kiberinka na nyampinga akunze kuvugwa baganisha ku bakobwa. Tuvuge icyo asobanura, impamvu abakobwa bitwa kiberinka na nyampinga. Niba rero ari ubwa mbere udukurikiye, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha uzabibone bidaciye kure, nidushyiraho ibindi bishya YouTube ijye kumenyesha. Kandi nukunda iki kiganiro ukande like kugira ngo ufashe YouTube kukigeza ku bandi benshi bakunda amateka y'igihugu cyacu y'Abanyarwanda, bagashishikarira ururimi rw'Ikinyarwanda no kurunonosora ndetse n'umuco wacu bakawushishikarira. Reka rero tudatinze dutangire tubijyemo. Ese bituruka he kuba umukobwa yitwa nyampinga? Bishaka kuvuga iki kuba bamwita kiberinka? Naganiriye n'umukecuru Bibi, mukobwa jana Bernadetta, ni umukecuru mukuru twanagiranye ikiganiro hambere, ari kumwe na muzehe Rubayiza Viseni. Ushobora kureba aho ngaho kuri channel yacu, ndetse n'ubu wakireba aho ngaho hejuru ku kirahuri cy'igikoresho urimo gukoresha ukakireba. Ni umukecuru rero ufite inararibonye, ukuze, wavutse mu mwaka w'1940, kumva ko amaze gukura ku myaka 84. Ansobanurira rero ese kuba umukobwa ari nyampinga akaba na kiberinka bikomoka hehe kandi bisobanura iki? Ubundi hambere mu Rwanda, iyo umuntu yabyaraga umwana w'umukobwa yahitaga barabyibura inka imwe yinjiye mu muryango izaza ari nk'inkwano, byibura imwe, kubera ko nta mukobwa warongorwaga adakowe, kandi abantu benshi bakaba barakwaga inka. Kandi urumva ntiwakwa inka ziri munsi y'imwe. Iyo umubyeyi yabyaraga umwana w'umukobwa yahitaga barati byibura mu nka mfite ubu hiyongereyeho imwe, cyangwa se yaba ari umworo, ni ukuvuga nta nka n'imwe afite atari umutunzi, akavuga ati nanjye noneho nzatangira gutunga
mbikuye ku nkwano uyu mwana wanjye azakobwa nzamukosha. Nuko rero wabyara abakobwa 5 ukaba ari nk'eshanu, wabyara abakobwa 7 ubwo zikaba ari 7, gutyo gutyo. Umukobwa rero akitwa Kiberinka kubera ko azikobwa akazizana mu rugo iyo akowe arongowe. Ni ukuvuga yitwa Kiberinka, bigasobanura ko ari uzizana mu rugo kuko arazikwa akazizana mu rugo arongowe, nuko urugo rukazamo inka zishobora kuba ari nazo za mbere cyangwa zigasanga izindi, bityo rero akitwa Kiberinka biturutse kuri iyo mpamvu. Abakobwa rero bo hambere ndetse n'ubu ngubu kandi niko bikimeze, ishema rya mbere bateraga umubyeyi ni ukurongorwa badatwariye mu rugo inda y'indaro, cyangwa se ngo bagumirwe, bumire ku ishyiga, bahasazire, bahinduke ibishubaziko, cyangwa se ngo bananirane babe ibyomanzi n'ibihararumbu, ahubwo bakabera umubyeyi abana beza, bakarambagizwa, nuko bakarongorwa, bagakobwa, nuko rero bakitwa Kiberinka. Kiberinka rero rikaba izina ryaganishaga ku bana b'abakobwa, ariko by'umwihariko abari mu kigero cy'ubwangavu n'ubukumi, ndetse n'ab'ibirongore nyine bageze igihe cy'irongorwa, kuko baga bazazikobwa bakazizana mu rugo. Rero kera nyine umukobwa umaze gukura kandi ufite imyitwarire myiza, cyane ko abenshi hafi ya bose baga bafite imyitwarire myiza, yashimwaga n'umuryango w'umusore, nuko abaranga bakareba niba nta nzigo iri hagati y'imiryango yombi, ndetse bakaganira na ba nyirasenge ku mpande zombi, imiryango igaterana, nuko bakazanzura kuza gusaba irembo. Kuri ubu byarahindutse, aravuga ngo gufata irembo. Gufata irembo ntabwo ari imvugo nziza, kuko byaba ari nko kurifata ku gitugu cyangwa imirwano, ni ugusaba irembo. Gusaba irembo rero bakitwaza isuka z'insabarembo nyine, ndetse n'akabindi k'isigiro, nuko umuryango w'umukobwa wabona nta nziga irimo, irembo bakarihabwa, bagatanga inkwano nyine za mbere, nuko bamara kuzitanga bakazana inzoga, nuko imiryango igahura ikaganira, nyuma hakazabaho gusaba umukobwa bakamuhabwa cyangwa bakamwima. Uretse ko kwimana umukobwa waratanze irembo bitakundaga kubaho, nuko bamuhabwa rero, ubukwe bukazataha nyuma y'uko bakoye, maze umuryango w'umukobwa ugahekera uw'umusore, umukobwa bakamujyana mu muryango wo kwa sebukwe, akarongorwa, akareka kuba umukobwa akaba umugore, nuko akizihira umugabo n'umuryango, akaba umugore, ndetse bidatinze akanaba umubyeyi, Imana zimuhaye imigisha, cyane ko bitakundaga kubura nk'ubu ngubu bikunze kubaho. Nuko akaba umubyeyi, akazanakura, agakomeza gukura, ariko agirira akamaro umuryango we, umugabo n'abana, ndetse n'imiryango yombi, kwa sebukwe ndetse n'iwabo aho avuka. Ubwo rero ni icyo ngicyo kuba umukobwa ari Kiberinka bisobanura. Naho se kuba ari Nyampinga byo wakwibaza uti bikomoka hehe, byo bivuga iki? Kuba umukobwa ari Nyampinga bikomoka ku muco w'ubwuzu n'ubuntu bwinshi abakobwa bakiranaga abantu aho babaga barashatse mu Rwanda rwo hambere. N'ubu ngubu hari abo nzi bakibikora, turabashima cyane, akakwakirana ubwuzu rwose yaramaze gukubaka urwe, ukavuga uti koko uyu mukobwa ni Nyampinga. Muri make rero ubundi ni Nyampinga yakoreshwaga ku mukobwa wamaze kuba umugore. Bigakomoka hehe rero? Mu Rwanda rwo hambere umukobwa hari ubwo yarongorwaga kure. Iyo rero yarongorwaga kure y'iwabo, urugero akaba ari nk'umukobwa ukomoka mu Buganza za Rwamagana, ariko akarongorwa n'umusore wenda wo mu muryango wo ku Gikongoro za Nyamagabe cyangwa se za Musanze, icyo gihe yabaga agiye kure y'iwabo. Icyakora iyo wabaga uzi ko hari umukobwa wo mu gace k'iwanyu warongowe ahantu kure, ukahazindukira ukahakorera urugendo, bukaba bwakwiriraho ukabura aho urara, aho kugira ngo urare ku nzira wagendaga umugana, nuko nawe yakubona akakwakirana ubuntu bwinshi n'ubwuzu bwinshi, ati musaza wanjye, umubyeyi wanjye ngwino, kandi ntacyo mupfana ari uko gusa mukomoka mu gace kamwe, ati ngwino urare hano, uruhuke rwose, ushire impumu,
ushire amavunane, ubanze wice umwaku, wice isari n'inyota, ejo uzakomeza urugendo ariko utaguye umudari ku nzira ngo urahare ku gasozi ubwo rwa Muhirima. Nuko akakwakirana ineza nyinshi, maze rero bakavuga bati umukobwa ni nyampinga. Batuzi ko wa mukobwa wa runaka yanyakiriye ngeze ku Gikongoro, byarantangaje. Bihinduka umuco rero, abakobwa b'Abanyarwandakazi bakagira uwo muco mwiza cyane wo kwakirana abantu ubwuzu bwinshi, babita nyampinga rero biturutse kuri uko kwakirana abashyitsi, ubuntu bwinshi bo mu gace k'iwabo babasanze kure naho byakomotse. Nyuma rero byagiye birushaho kugenda biba rusange, ntanarindire ko uba ukomoka iwabo, nubwo burya ngo impyisi y'iwanyu ikurya ikurundarunda, ahubwo akakira abashyitsi bose muri rusange neza, akita ku rugo, urugo rurimo umugore koko ukabona ko rutandukanye n'urw'ingaragu, cyane ko urugo rw'ingaragu rutanabaho ari ikibahima. Tuzakigarukaho nacyo mu biganiro byacu by'ubutaha. Iyo urugo rutarazamo umugore rero ntabwo ruba ari urugo, ahubwo kiba ari ikibahima cy'umusore w'ingaragu utarafata umwanzuro ngo ave mu busore abe umugabo. Umukobwa rero akitwa nyampinga atyo, maze ngo ukurusha umugore akakurusha urugo, kuko ukurusha umugore mwiza akurusha urugo. Burya ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Ntabwo ndubaka ngo mbyumve, ariko wenda nk'abadukurikira bubatse mwatumenyesha muri comment mukadukumbuza kugira ngo mutukwiturire kugira icyo twibwira. Buri ibyiza n'amatsiko ufitiye ikintu nibyo bituma ufata umwanzuro. Ab'ingaragu rero murabe mwumva, abakobwa mudukurikiye muramenye mujye muba ba nyampinga, mwakirana abantu urugwiro, maze uwo muco ukomeze gusigasirwa, kuko umuco ntabwo ari ibirango gusa, kwambara ishabure no kuvuza ingoma, twambaye imigara abasore, ntabwo ibyo ngibyo ari wo muco gusa. Ibyo ni ibimenyetso by'umuco. Umuco ubundi ahanini ugaragarira mu mibereho n'imyifatire. Umugore rero nuko yiswe nyampinga. Icyakora ntabwo umumaro w'umukobwa wagarukiriraga aho ngaho mu muco nyarwanda. Ubundi umwana w'umukobwa yatangiraga gushimisha kuva kera, kuva akivuka nyine. Abibonye ko ababyeyi bahitaga babara inka zizaza. Hari ubwo wakwererwaga n'umuryango w'abatunzi bifite, bakagukwera inka nyinshi, ntibagukwe imwe, bakagukwa nk'eshanu, 7 cyangwa n'10. Ubwo ugahita uba umutunzi, ukaba umukire, kubera umwana wawe wakowe n'umukobwa wibyariye akaba agukijije atyo. Rero kuva rero umwana w'umukobwa akivuka yahaga icyizere umuryango, nuko kuva ari ikibondo cy'igisekeramwanzi agashimisha, yatangira kugimbuka akaba umwangavu, akarushaho gushimisha, ari nako asamaza, akaba noneho inkumi, cyane ko ubukumi bwa kera bwazaga kare. Nuko akarongorwa hakiri kare, agashimisha ababyeyi, ndetse akabera umugabo we uw'umumaro, dore ko yaratojwe na ba nyirasenge, azi kubaka icyo ari cyo no kwita ku mugabo. Nuko akarushaho kuba gahuzamiryango. Yarongorwaga mu muryango umwe utari ufite icyo wenda uhuriyeho n'uw'iwabo, ariko kubera ko bashyingiranye bagahita baba umuryango umwe, umukobwa akitwa gahuzamiryango atyo. Niyo rero yamaraga kuba umugore ntibyarangiriraga aho ngaho, ahubwo kuva akiri nk'iriza, akimara nko kubyara rimwe akiri umugore muto, akagenda abijigija, agenda akura kugera abaye umukecuru, ndetse akagera no mu zabukuru, yagendaga agira imimaro itandukanye. Uyu mugore ukiri muto kugeza akuze, umugore ufite umugabo yitwaga umutegarugori. N'ubu ngubu kandi niko yitwa, uzumva abantu bavuga ngo abari n'abategarugori. Umugore rero yategeraga umugabo we urugori mu birori ndetse no mu ruhame, ashaka kumuhesha ishema n'igitinyiro n'icyubahiro, nyine ko ari umugabo we, ashaka ko abantu bamwubaha, nuko akamutegera urugori. Ibi rero ni ikimenyetso cy'abagore bafite abagabo babo kandi bashaka guhesha ishema. Ntabwo rero umugore udafite umugabo akwiriye gutega urugori mu muco nyarwanda, cyangwa umupfakazi. Nigeze rimwe kwifuriza umuntu mukuru umunsi mukuru w'abategarugori, ujya ubaho murawuzi, ngira ngo ni ku itariki 8 Werurwe niba nibuka neza. Wenda mwanyibutsa muri comment ndamutse nibeshye. Nuko ndawumwifuriza ni ugire umunsi mwiza w'abategarugori,
nuko aranyaha ati sigaho wivuga utyo, ntabwo njye ndi umutegarugori kubera ko narapfakaye, ntawe ngira ntegera urugori, uwo nakabaye ndutegera yarapfuye, bityo si ndi umutegarugori, ndi umugore gusa bisanzwe. Umugore rero yakomezaga guhesha ishema umugabo we ndetse n'umuryango, nuko akabyara abana, akabarera, akarerera u Rwanda, akabaha uburere bwiza, cyane cyane ab'abakobwa akabatoza kuzavamo abagore beza, ndetse n'abisengeneza be akabatoza kuzaba abagore beza, akabaha urugero rwiza, akarushaho kurerera u Rwanda no kubera ingirakamaro umuryango. Yakura rero amaze kuba umukecuru, yuzukuruje, afite abahungu n'abakobwa yarashyingiye, afite abakwe n'abakazana, ndetse amaze no kunguka abuzukuru, ntabwo byahagararana. Yakomezaga kuba uw'ingirakamaro, ahanura abato ndetse abacyaha, akunga abagiranye amakimbirane mu bamaze gushinga ingo bakiri bato, akabigisha uko ingo zubakwa, nuko ingo zabo zikubakwa zigahama, ndetse akanatoza abana be n'abisengeneza be nyine nk'uko twabibonye kuzavamo abagore beza. Uretse n'ibyo kandi mu Rwanda rwo hambere abakecuru bakuze, si no hambere cyane, nanjye ibyo ngibyo ndabizi nkiri umwana vuba aha ngaha, wakundaga kubona nimugoroba abakecuru bicaye hagati y'abuzukuru babo n'abandi bana bo mu giturage, cyane ko imijyi yari itarasakara, itaraba myinshi, bakabacira imigani. Abakecuru baduciriye imigani myiza cyane, y'umukecuru n'urukwavu, imigani ya Rwamahena Bwiza, imigani myinshi. Niba hari umugani nka nyogokuru cyangwa undi mukecuru mwari muturanye yaguciriye, wawudusangiza muri comment kugira twumve niba natwe tubuzi, twungurane ibitekerezo, kuko uwo nawo ni umuco. Ubwo rero bakajya baganiriza abana bato, bakabwira amateka yo hambere, ni naho byinshi nk'ibi ngibi tuganira mba narabikuye, no kuganira n'abakuru, kuko ngo utaganiriye na se atamenya icyo sekuru yasize avuze. Kuganira rero n'abakuru ni iby'ingenzi cyane, dore ko iyo tugize ibyago ngo tugapfusha umuntu mukuru umwe, ari nko gutwika inzu y'ibitabo, tuba duhombye cyane. Bakatuganiriza rero nk'abana, bakatubwira amateka, bakaducira imigani, bakaduhanura, tukamenya ibyo hambere, kugera rero ubwo umukecuru atabarutse agasaza, agashyingurwa amahoro, ari ingirakamaro mu muryango. Murumva rero ko bashiki bacu, ababyeyi bacu rwose ari ingirakamaro cyane, bafite umumaro kuva bavutse kugera batabarutse mu muco nyarwanda ndetse no mu muryango mugari w'abanyarwanda. Turashimira cyane rero ba mama batubyaye na bashiki bacu, ndetse n'abagore kuba bafite rwose kubw'urwo ruhare rukomeye bagira mu mibereho y'abantu kuva mu bwana bwabo kugera bashaje. Mwakoze cyane rero kudukurikira muri iki kiganiro. Niba uri nk'umuntu w'igitsina gore, uri nk'umwari cyangwa umutegarugori, cyangwa se ukaba uri umugore wenda waragize ibyago byo gupfakara, tumenyeshe icyo wungukiye muri iki kiganiro muri comment, kandi ugisangize abandi, kugira ngo turusheho gusigasira umuco wacu na gakondo yacu. Mwari kumwe rero nanjye ndi Rumari Ntwari, nkunda amahoro nk'uko bisanzwe. Mwakoze cyane kudukurikira, naho ubutaha.